umutima wanjye washimuteka nkabindimo mwese mumushime nimbazi sinaryene kwibagirwa iby'Imana yankoreye byose n'inkizi ndwara zamugaje zose Uwiteka tinda kurakara umujinya yawugumana iteka akunda kugirira neza we uko sewa bana bagirira ibambe ikwimana yacu izigirira abayuba kuko izi neza ubukene bwacu n'intege nke izubugi ngo bwacu ko butaramba uhwanye n'ubwatsi bushiraho ibutinda sinka z'ambabazi zayo zo ni nziza shira iteka ryose. Ndagusuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka umwana w'intama w'Imana, wowe dusangiye amakuba no kwihangana biri muri Kristo Yesu, twifurije kubaho ubuzima Imana ishaka kandi ubuzima Imana yishimira. Nkuko mubizi ni Apostle Prophet Evode, umuntu w'Imana hamwe namwe tubana igihe kinini cyane mu butumwa dutambutsa buvuye ku mutima w'Imana. Uyu munsi rero ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana, ijambo numvise rinzamo cyane rikomeza kunzamo ariko ryihumure, ryo kubakomeza, ryo kubahesha imbaraga. Ni ijambo ry'ubuhanuzi ku buzima bwawe, ni ijambo ry'ubuhanuzi ku buzima bwawe kandi uryizereremo mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma Zaburi ya 91, duhere ku murongo wa mbere. Hanyuma iryo jambo ni ubuhanuzi ku buzima bwawe, ni ubuhanuzi kuri wowe, ni ubuhanuzi bwawe muri kano kanya ariko biciye mu ijambo ry'Imana. Zaburi ya 91 iravuze ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye, uri igihome cyanjye, Imana yanjye niringira, kuko ari uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura nigendera mu mwijima. Inshuti y'umusaraba, mwene data mukundwa muri Kristo Yesu, Imana y'amahoro ndetse Imana ise umwami wacu Yesu Kristo iravuga, kandi imvugo y'Imana ishobora kuza mu buryo udatekereza. Ushobora kuba hari uburyo umenyereye ko Imana ivuga, ariko hari n'ubundi buryo Imana ivugamo. Imana iravuga ku babyizera, ku batabyizera nabo turagira ngo mbabwire ko Imana ivuga. Imana rero yambwiye ngo uwo mutego baguteze ntabwo uzagufata. Ijambo ryayo riravuze ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ngo ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye, uri igihome cyanjye, Imana yanjye niringira, kuko ari uzagukiza
ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Bibiliya iravuga ngo azakubundikiza amoya ye, uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Mugiga igenda mu mwijima ntizagukoraho, cyangwa igenda ku manywa y'ihangu ntabwo izagukoraho. Haleluya. Ndabizi neza mu isi twese duhura n'ibirushya byinshi, ariko nubwo duhura n'ibirushya byinshi, uko biza n'ubukana bwinshi siko bitugeraho bikimeze. Hari ibyo Imana yambura imbaraga ku bubasha bwayo. Haleluya. Hari ibyo Imana yambura ubukana bikakugeraho bari bagutumye umwuka wo gusara ngo wiruke ku musozi, Imana igakinga ukuboko ikavuga ngo no, ntabwo ari busare, babyohereza ikabyambura imbaraga bikakugeraho byacitse imbaraga. Hari igihe abantu bagambirira kuguteza impanuka ngo ute kribre mu muhanda wisange munsi y'umuhanda. Reka nkubwire, iyo ugenze hari igihe ubona akamenyetso ukabona ubisikanye n'ikintu koko cyari kibi ku buzima bwawe. Haleluya. Ukavuga ngo Mana urakoze. Burya siko byari kuba byagenze, uko isi yari yabitekereje n'abadayimoni na Satani n'abo Satani yakoreyemo, bo bari bagambiriye kuhana n'icyo kinyabiziga. Imana irakurokora si rimwe si kabiri. Yesaya aherutse kuvuga amagambo y'ubuhanuzi muri Yesaya ibice 7:7. Aravuga ngo ariko Uwiteka Imana iravuze ngo imigambi yabo ntizahama. Hari irindi jambo rijya rimfasha rivuga ngo hari bazaterana, ariko si jye Uwiteka nzaba mbateranije, ngo kandi nzabatatanyiriza mu nzira zirenga 7. Haleluya, torero ry'Imana. Mu isi harimo abeza n'ababi, harimo ababyuka bagambiriye gukora ibidakwiye, harimo n'ababyuka bagambiriye gukora ibikwiriye. Ndagira ngo rero kubw'imbaraga z'Imana, kubw'umusaraba wa Kristo, kubw'ubuntu bwa Kristo, wakire ubuhanuzi bwawe buvuga ngo uri mu rwihisho rw'isumba byose. Imana igushize mu rwihisho rw'isumba byose, igushyize mu gicucu cy'ishobora byose. Bibiliya iravuze ngo ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye, uri igihome cyanjye, Imana yanjye niringira, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura, ngo azakubundikiza amoya ye, ngo uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Abantu bagira ubwihisho butandukanye, ariko abari mu Mana tugira ubwihisho bwo mu Mana. Ubuntu bw'Imana, gukomera kw'Imana, umwuka wera w'Imana n'ububasha bw'Imana biri ku buzima bwawe niba wemera Imana. Bibiliya iravuga ngo bamwe biringira amagare, ngo abandi biringira amafarashi, ngo ariko twebweho twiringiye Uwiteka Imana, ngo niyo idutabara, niyo iturengera, niyo iturwanirira, kandi niyo idutsindishiriza. Haleluya, haleluya. Ubuntu bwa Kristo bujya butanga kubaho mu buryo umuntu atatekerezaga, akabaho mu buryo budasanzwe, akakira favor y'Imana mu buryo buremereye, akakira presence y'Imana mu buryo budasanzwe. Mwene data, sinzi aho uherereye, uri mu Rwanda, uri Kenya,
uri Tanzania, uri Zambia, uri Mozambique, uri muri Oman, uri muri Canada, uri mu Bufaransa, uri Belgique, ndagusengeye ngo wakire ubuhanuzi bw'uko Imana uyu mwaka ndetse n'indi myaka igushize mu rwihisho rwisumba byose. Hari ahantu rwari, humura, Uwiteka agushyize mu rwihisho rwisumba byose. Akira gukira mu izina rya Yesu, akira ijambo ry'ihumure mu izina rya Yesu, akira ubuzima bushya mu izina rya Yesu. Ineza y'Imana iguherekeze, ineza y'Imana ibane nawe, ibyo abantu badatekereza ko Imana yagukorera ibigukorere batangare, ibyo nawe utakwiyumvisha, ibyo ni byo Imana ishoboye gukora. Umuririmbyi yaravuze ngo yakoze imirimo tutari gukora, twebwe abana b'abantu tutari gushobora. Sinzi ikibazo urimo, ariko ni wowe nyine Imana intumyeho muri iri jambo. Sinzi situwasiyo urimo, ariko ni wowe nyine ubuhanuzi bugendereye. Sindi kuvuga ko uwo bitareba atari budisikasinga, ariko hari umuntu umwe, hari umuntu, uwo niwe wowe Imana ihumurije. Iramubwira ngo uri mu rwihisho rwisumba byose, iramubwira ngo uzahama mu gicucu cy'ishobora byose. Hari iby'imbaraga Imana ikoze, hari iby'ububasha Imana ikoze, hari ibidasanzwe Imana ikoze, hari iby'ubutware bukomeye Imana ikoze. Beli post fosha egango robestansi fo elo. Imana ikwishimire, Imana ibane n'ubugingo bwawe, Imana ikomeze amaboko yawe, Imana ikomeze ubugingo bwawe, Imana ikwagurira imbago iburyo n'ibumoso. Ufite urubanza, Yesu ajya aburanira abantu bagatsinda. Ufite intege nke mu bintu bimwe cyangwa ibindi, Yesu ajya atanga imbaraga. Ibyo byaguciye intege, byashakaga ko utagira ubuzima bushya, ariko akira ubuzima bushya mu Mana, akira kunesherezwa n'Imana, akira gukundwa n'Imana, akira kuzuzwa n'Imana. Oh haleluya. Ntabwo mbizi, ariko situwasiyo urimo ibyo ari byo byose ntiyari nziza. Amarembo yawe nakinguke, kuko abadayimoni bo bari bafite umugambi w'uko amarembo yawe akomeza akinze. Ubuzima bwawe nibugira ishusho, kuko Satani we yari afite umugambi w'uko ubuzima bwawe butagira ishusho. Ineza y'Imana iguherekeze, kuko Satani we yari afite umugambi w'uko ineza y'Imana itaba ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Igihe kimwe umwami w'i Siriya yashatse gutera Isirayeli, hanyuma ngo i Siriya bagaterana mu nama. Bibiliya iravuga ngo umuhanuzi Elisha, ngo iyo nama ab'Isiriya barimo, we ibyo bavuze akabyumva ari muri Isiraheli. Mbega amatwi y'Imana. Hanyuma bavuga ngo tuzatera tunyuze hano, tuzaca aha. Ubutasi bw'ijuru bugakorana na Elisa. Elisha ngo akabimenya, akabwira umwami wa Isirayeli ngo ab'Isiriya bafite umugambi wo kunyura hana. Hanyuma imigambi ikavumburwa, ab'Isiriya bakabimenya. Aho bari kunyura bagasanga
umwami wa Israheli yahamenye. Bibiliya iravuga ngo bikomeza bityo kugeza igihe bakoranije inama baravuga ngo muri twe ninde utugambanira. Umwe aravuga ati ariko mu Israheli hariyo umuhanuzi w'Imana, uwo muntu yumva ibyo abandi batari kumva. Buriya niyo turimo aha niwe muntu wumva ibyo turimo akabimenyesha umwami wa Israheli. Bajya inama y'uko bazamufata. Bibiliya iravuga ngo baragenda bafata amagare yabo n'amafarasi yabo, ngo bageze ku rugo rwa Elisa bararuzenguruka bararugota. Ngo bamaze kurugota ngo umukozi wa Elisa arabyuka. Bibiliya iravuga ngo abyutse mu gitondo ngo abona hanze byakomeye, ngo abwira shebuja ngo twagoswe. Ngo shebuja araseka cyane, Elisa araseka cyane, aravuga ngo iyaba wari uzi ko ingabo z'ijuru zitugose zisumba zikubye kabiri, yaba mu mbaraga yaba mu bwinshi izo zaduteye. Ngo aramupfukamisha aramusengera, ngo aramubwira ngo humuka, abwira Imana ngo nsabye ko uyu mugaragu wanjye ahumuka kuko ntareba. Yarahumye mu buryo bw'umwuka, kuko abari mu isi y'umwuka babona ibyo abatari mu isi y'umwuka babona. Abari mu ntege nke babona iby'intege nke, ariko abari mu mbaraga z'Imana babona iby'imbaraga z'Imana. Ntabwo duhamya kuko tudafite ibisongo biturwanya. Satani aba atacukuye imyobo myinshi. Duhamya kuko tuzi ko iyo duhamya ari nyembaraga. Narishatse kuvuga iki rero? Ngo uyu mukozi ahumutse ku maso, ngabona ingabo z'ijuru nyinshi ngo ziri ku magare y'imiriro, ngo ziruta iz'Abasiriya. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo abahakari binjira mu nzu, ariko yari yabasengeye nabo ngo bahume. Baramurangisha bati turashaka kwa Elisa, turashaka Elisa dono kwa Elisa. Elisa ngo arababwira ngo ushaka kuba mwayobi, ni tugende mbereke kwa Elisa. Ngo arabashorera paka no mu nzu y'umwami wa Israheli. Ngo bahageze arasenga ngo bahumuke, barahumuka. Ngo bamaze guhumuka baratangara. Ngo umwami aravuga ngo reka mbice. Elisa aramubwira ngo hoya bazimanire bakire tubareke batahe bagende bavuga ibyo babonye. Ngo arabazimanira, ariko ngo batahabishwe n'ikimwaro. Ngo bagera imbere y'umwami bamutekerereza uko byagenze. Umwami afata umwanzuro abyandika mu mateka, mu gitabo cy'amateka, kuva ubwo kugeza amagingo aya. Bafata umwanzuro ko nta muntu uzigera yongera gutera Israheli aturutse i Siriya. Haleluya. Ibyo biri mu bubasha bw'Imana yacu. Umaze igihe urwana n'ibintu byinshi, iki nicyo gihe Imana ishyize iherezo. Umaze igihe uhanganye n'imbaraga z'umwanzi Satani, iki nicyo gihe Imana ishyizeho ipfundikiye iyo ntambara Satani yahagurukije ku buzima bwawe. Heni talo si ero piki pose elos tifos. Akira feva y'Imana, akira ubuntu bw'Imana, akira gukomezwa n'Imana. Imana ishimwe cyane.
Bibiliya igaragaza andi mateka y'abandi bagabo b'Imana babaye mu rugamba rukomeye ku mwami Nebukadinezari, hari ku ngoma y'umwami Nebukadinezari. Bibiliya ivuga ko yari umwami w'i Babuloni, yarayoboye ibihugu 127 hafi aho. Yari umugabo w'imbaraga cyane, yari umugabo w'igihangange, yari umugabo wavugaga ijambo rikijyana. Ariko igihe kimwe anyaga Abisiraheli, mu banyagano hazamo Sadarake, Meshake, Abedenego. Ngo uyu mwami aza gushinga igishushanyo cy'izahabu mu kibaya Idura, ngo kugira ngo abantu bakiramye, abantu ayoboye bose bakiramye. Bibiliya iravuga ngo Nebukadinezari acana itanura ry'umuriro kugira ngo bazajugunyemo umuntu wese utazemera kuramya imana ze. Sadarake, Meshake, Abedenego bararahira bati, twamenye yaremye ijuru n'isi, ntiturapfukamira indi mana iyo ari yo yose, tuzibanga ryo kubana n'Imana. Aba bagabo batatu ngo babyanze, ndihuse ngo babajugunya mu muriro, ariko basanze Yesu yabatanzemo arabarokora, kuko icyo gihe yitwaga marayika. Ni ukuvuga ngo abo nabo babonye ikiganza cy'Imana bageze aho umwanzi yacukuye imyobo. Nshuti yanjye rero, kuva icyo gihe Nebukadinezari yafashe umwanzuro. Iyo usomye Daniyeli ibice 3 umurongo wa 30, haravuga ngo ibyo bishize umwami yogeza Sadarake na Meshake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Imana ishimwe cyane. Yogeza Sadarake na Meshake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Haleluya. Ndetse atanga n'itegeko umwami, aravuga ngo umuntu utazasenga imana ya Sadarake na Meshake na Abedenego mu bihugu nyoboye, uwo nguwo ntakwiriye kubaho. Nshuti yanjye rero, hari ibihamya byinshi byerekana imirimo y'Imana, hari ibihamya byinshi byerekana ubuntu bukomeye bw'Imana. Ijuru riri kumwe nawe ngo rikurokore, ijuru riri kumwe nawe ngo rikurengere, ijuru riri kumwe nawe ngo rikurwanirire, ijuru riri kumwe nawe ngo rigutsindishirize. Amahoro akomeye y'ijuru abane nawe. Kunesha kw'Imana ukomeze amaboko yawe. Ntugire ubwoba, ntugire impungenge, kuko Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga. Yesu afite imbaraga, Yesu afite ubutware, Yesu afite ubushobozi bwo kukurengera no kukurokora no kukurwanirira. Amahoro Yesu atanga atuma turenga ibibazo tukagendera mu butsinzi. Reka dusengane nawe, ubwire ko hari imirimo ikomeye y'ijuru, hari ubuntu butangaje bw'Imana bugomba kubana n'ubugingo bwawe. Ntaba ari wowe, ahubwo izina ry'Imana rihabwa icyubahiro mu buzima bwawe. Ntaba ari wowe, ahubwo izina ry'Imana rikomeze amaboko yawe. Haleluya. Hari undi nsorejeho, ni umwami witwa Herode. Herode mu gihe cye nawe Bibiliya iravuga ngo yamenye ko havutse umwana, ashiraho gahunda yo kurwanya Yesu. Marayika asanga Mariya, mama Yosefu, aramubwira ngo genda ugende ufate umwana na nyina
muhunge kugeza igihe nzababwirira kugaruka. Ngo baragenda, ngo bamaze igihe runaka aho mu buhungiro bamenya inkuru, ariko bayibwiwe na marayika. Marayika arongera asanga Yosefu aramubwira ngo hungisha umwana, uwo mwana mugaruke, nimuhunguke, kuko Herode yamaze gupfa. Haleluya. Herode uwo yari afite amateka akomeye, ko niwe watanze itegeko ko bica Yakobo bamwicishije inkota mu rusengero. Ngo yiyongeza Petero Imana iza kumurokora. Hari ibintu byapfuye birakubanziriza, none Satani yashakaga kukwiyongeza. Imana iratangaje ngo ntabwo arakwiyongeza. Hanyuma ibihamya ni byinshi byerekana imirimo y'Imana. Twabonye Imana bene data, imirimo yayo iragaragara. Imana ikuraho imitego, Imana ikuraho agahinda, Imana igiturisha ibitari gutuza bigatuza, kandi bikagira ishusho. Ibitari bifite ishusho bikagira ishusho. Ntabwo ikisi itekereza n'abantu aricyo kizaba. Hazaba icyo Imana ikugambiriye. Hari ubuntu bukomeye bw'ijuru bujya bubana n'abantu b'Imana kandi bikagenda neza. Urakoze Yesu ko aba bantu bakumvise, kandi ineza y'Imana, ineza yawe ikaba ibaye kuri uyu muntu. Nakubwiye ko ntazaho, ariko hari ikintu Imana ikoze ku buzima bwawe. Ubwo bwigunge umazemo igihe ntabwo urabugumamo, umubabaro umazemo igihe ntabwo urabugumamo. Izo mbaraga zikurwanya buri gihe ntabwo zizakomeza kukurwanya. Gushyira kwa iherezo. Izo mbaraga zishyizwe iherezo mu izina rya Kristo Yesu. Ubuntu buva hera bubane nawe. Kangusengere, sengane nawe kugira ngo dusozanye. Imana y'amahoro ikomeye, niringiye imbaraga zawe zihambaye, niringiye ubuntu, niringiye ubutware, niringiye ubushobozi. Ineza yawe itegeke kuri uyu muntu, ubuhanuzi buherekezwe n'imbaraga z'Umwuka Wera. Amarembo yarakinzwe nakinguke, imbaraga zarwanyaga uyu muntu nizitsindwe, ukuboko kwiza kw'Imana kubana n'uyu muntu. Mbisabye mbyizeye kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom. Imana ibahe umugisha.